Well, ngaho nyemero ngire ngusuze kandi nguhe nikaze ukomeje kwaranyanga kuri BARYINYONZA Talk Sports nizeye ko igitondo cyawe kiri kugenda neza cyane nizere ko nta kibazo na kimwe gihari. Nagushimiye cyane ko ukomeje kunshyigikira, nagushimiye cyane ko ukomeje kubana nanjye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ka nkubwire, nkwifurije umugisha, nkwifurije amahoro, nkwifurije ibyishimo, nkwifurije umunezero mu buzima bwawe bwose nimba warakoze subscribe kuri YouTube channel. Nawe utarayikora ndabikwifurije, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe amahoro, Imana iguhe ibyishimo, Imana iguhe umunezero nimba ufata umwanya wawe ukaza ukumva ibi biganiro. Ariko ubaye uyikoze byaba byiza kurushaho, waba ushyize itafari remere cyane ku iterambere ry'uyu muryango wa BARYINYONZA Talk Sports. Nibaza ko ntacyo bitwaye ntacyo wahomba mu by'ukuri niba usanzwe ukurikirana ibiganiro cyangwa se wifuza kuzajya umenya amakuru buri munsi, ntacyo bitwaye gukanda kuri ako kantu k'umutuku ubundi ugafungana na notification kugira ngo nibura buri munsi ibiganiro bijye bikugeraho uko tubikoze. Mwongeye kandi kuzikana unatomeze neza muri kano kanya kwera impamvu nyinshi zitandukanye umuntu atabasha kumenya ko reka bari byinshi mu by'ukuri. Reka ngo nibitameze neza kwera impamvu nyinshi z'ubuzima mu by'ukuri nyinshi zatuma utamera neza, batishimye ni benshi kwera impamvu nyinshi zitandukanye umuntu atapfa kumenyeza ziri mu mitima yabo, abandi ibibazo byinshi by'ubuzima. Imana ikugire neza, Imana igusange kandi Imana igusure, iguhindurira ubuzima. Ariko birasaba gusenga, bigasaba gukora, bigasaba no kubyizera. So twihute cyane sasa mu kanya gato hari ikiganiro naho ngubanza kikirimo nibyo hari ikiganiro gitambutse nagatse ku ma transfers ari kuvuga muri kano kanya. Reka nikwatinamo cyane ahubwo noneho nanayemere ko nibuze kugaruka nkata ninja mu mukino wa Manchester United batsinze mu kipe ya Liverpool ibitego 2-1 Old Trafford ku mugoroba. Umukino usa n'utangaje, umukino usa naho wari utezwe n'abantu benshi cyane mukomye ko ari equipe yamaze kuza kwitwara. Manchester agiye gukina ifite ubusa bw'amanota kuri 6, Liverpool agiye gukina ifite amanota 2 kuri 6. Byasaga naho zari intare ebyiri zishonje nkuko nabwiratse ku munsi w'ejo. So uyu munsi rero uyu mukino naho hari ikindi kintu wadusigiye cyangwa ikintu watweretse nyuma ko ikipe ya Manchester igoye Liverpool ikatsinda ibitego 2-1. Manchester yiri fantastique, Manchester iryoshye, Manchester ikomeye, bya bindi bitandukanye n'ibyo abantu batekereza, bya bindi bitandukanye n'ibyo twabageza Brentford na za Brighton zikaka. Manchester kwa kweli cyakora kamabwiza ukuri, umutoza muri ikipe idafite umutoza ibihombi ikintu gikomeye. Ikipe idafite umutoza ushobora gufata ibyemezo nk'ibyo Ten Hag yafashe ku mugoroba, yabana ibihombi ikintu gikomeye cyane. Narebye Manchester ku mugoroba itarimo Cristiano, itarimo Harry Maguire, itarimo Luke Shaw, ibyemezo bikakaye ko kuri umuntu abashaka kunywa umuti azi kumuvura kemereka ngo umuti usharira abizeza ko ari umuvura. Kapiteni hanze, Kizigenza hanze, umwongeza Luke Shaw mu gikari, hashyira mutera Marisia ebana. Reka renje muri umukino, ariko ngiyewe ari ikintu nabonye muri uyu mukino ndavuga ndi come on Manchester United kwa kweli, Manchester kwa kweli ebana. Ndaje duhereza amanota abakinnyi turi ukuntu bitwaye, ariko uburyo abakinnyi bakoze ba Manchester performance yabo intensity iri hejuru, attitude iri kamubwiza ukuri. Old Trafford la stade twa Old Trafford twongeye kubona ubundi Old Trafford ya nyayo, ubundi ni Old Trafford ahantu amakipe ataza ngo akandire uko yibone bagukubita ukaba nk'agahinja. Bagari Neville byabatunguye bavuze ati mu by'ukuri natwe turatunguwe, ntabwo twe tuziko byagera muri buno buryo turatunguwe pe. Jamie Carragher bavuze, Jamie Carragher nawe yifatiye umuvandimwe witwa Virgil van Dijk ku gakanu, hafi Cameron van Dijk. Ntago Sancho yagombaga gutsinda igitego cya mbere uri hari uhagaze, ako gatsinze mu mwaka abonye Van Dijk arahagaze ategereje kuri aho Sancho atera. Manchester ku mugoroba very fantastic, bakinyi mukino mwiza cyane mu by'ukuri. So reka tujyageze twinjiye muri mukino rero turebe ibyagiye bibaho bimwe na bimwe ku ma equipe yombi ku buryo bitwaye. Manchester intsinzi yabo ya mbere muri Premier League muri saison batsinda ikipe ya Liverpool muri vare wabo ibitego 2-1. Umukino ni mwiza cyane ku ruhande rwa Manchester United, barabizeza ko abafana bari babatumye ibintu byinshi. Abafana bari barakaye cyane kubera impamvu nyinshi zitandukanye twese twagiye tugarukaho zirimo kutishima. Bashyize igitutu kiremeye cyane kuri ikipe ya Liverpool sasa, haba mu kibuga haba no hanze yacu. None igitego cya mbere cyamaze kujyamo cya Jadon Sancho, umufana yagufatiye ikipe yitwa Liverpool arayihaga. Manchester mu kibuga none imyuka irazamuka, bimaze ko bibiri kubusa igitego cya Marcus Rashford kuri pass
ya Anthony Martial winjiye mu kibuga asimbura noneho Old Trafford iragurumana umuriro uraka turabireba hejuru mu kirere umuriro uraka harashya barazimya bazana inkongi barazimya attention match yaremera cyane Monster azatsinda igitego kimwe ikikwereka kuno Liverpool Manchester yari yarakaye cyane yatsinze igitego Fernandez agenda afata umupira arawubiye bagati mutuze Monster bagiye gufata umupira kugira ngo baze bakomeze gushyira igitutu kuri Manchester arawubima burundu. So Erik ten Hag ukoza akazi kwere Erik ten Hag félicitations kwere Erik ten Hag garura ibyishimo ku bafana ba Manchester ntago ari abafana bakwiriye kubabara ntago bavukiye ko abafana ba Manchester garura ibyishimo ku maso yabo kabisa ebana bakiri mu kibuga hagati babanjemo Mediane nakareka ko kwitsaho karebaho Mediane ya Manchester United yedominiye Mediane Liverpool ni naho hano yayiciye sinzi impamvu Klopp yafashe witwa Fabinho akamubanza hanze witwa kapiteni na Suleiman Nyagasani kapiteni yando Ebana kapiteni yando ku mugoroba yibuze burundu match yamusumbye biragaragara Mediane Liverpool yarimo kapiteni yando irimo James Milner irimo Elliot wanakinye cyane neza kabisa Manchester ifitemo Scott McTominay yari ifitemo Bruno Fernandes yari ifitemo Christian Eriksen Man U Mediane yabaye ku rwego rudasanzwe ku mugoroba kwanza ninjire ntangiye ntanga amanota ku bakinyi uko bitwaye buri wese nyine muvuga ko yitwaye ubwo namwe bindaza kuza kubisanga muri comment zanyu munguri ko byari bimeze mu byukuri kuri Manchester United David de Gea mwizamu David de Gea yakoze amasave n'udusave ku mugoroba ari imipira yagenda gakuramo hari nk'umupira wande David de Gea yagize umukino mwiza cyane ku mugoroba ntago yakiri umukino usanzwe ubundi sibyo ibyo ntago ari mu kito tuzukiri ibikino mibi kurande ngo ndagenda mbahiza amanota nka David de Gea ukuntu twe ku mugoroba ndameze amanota niba 6 n'igice ku 10 ngene nyatanga ku 10 ubwo namwe maze kuza kujya muri comment mutubwire uko mubibona. Wa kabiri Diego Dalot yegufata yitwa Luis Diaz arabika ari yitwa Luis Diaz arabika burundu arafata ashyira mu gishanga aribura Diaz gukira umupira biranga Diaz agegeze kwinjiramo hagati biranga asanga hose bafunze uyu muvandimwe twa Diego Dalot buryo ku mugoroba yari machine igenda yari machine irukanka kugira ngo nyine ku ruhande rw'imoso rwa Dalot byarakazi katoshya bina gatoyi. So yageje kumuhagarika uwitwa Andrew Barson nawe yaza bakamuhagarika uruhande rw'iburyo kuki umuvandimwe atari yatwetse kera hose kazi kugarira Diego Dalot kuki na kera hose atari yatwetse kazi kugarira mu byukuri yagize umukino mwiza cyane ku ruhande rwanjye ndamereza amanota 7 n'igice nimba ari umukino nazo kuzutanga amanota Rafa Varane yari komando hariya niyo muna commandinga defense equipe ya Manchester United yafashe ikipe twa Liverpool arayi kababwiza ukuri iyi Manchester musikomeje gukina gutya nta mufana Manchester azongera kubabara mugere muri Scotland mujye muri Bismarck Rwanda mujye kugura imyenda ya Manchester United je muri Bismarck Rwanda mujye kugura imyenda wa Manchester urawukeneye kuri kw'Imana iraryoshye. Varane no yagize match ku mugoroba yarafite ikintu cyitwa spirit iri kugurwa hejuru cyane uri kubyumva atsinda amaduel menshi ku ruhande rwanjye namuhereza amanota 8 ku 10 nimara kuyamereza sasa mite ngaruka ku Argentina papa muvana Manchester kuva kino kiganiro nimbura hano wabona akantu ko kunywa genda ugafate ucyumuri kunywa akantu akariko kose kabe gasembe kabe kadasembuye wumva kino kiganiro uri kunywa akantu ufite ikipe yagize umukino uri fantastic ariko mukonko kano kawe ukamwe utekereza ibintu witwa Lisandro Martinez yakoze ku mugoroba reka mbabwize ukuri Lisandro Martinez yerekanye icyo Manchester mutegerejeho block yagiye akora za Mohamed Salah block yagiye akora za Firmino block yagiye akora yari umukinnyi uri class ku mugoroba yari umukinnyi uri smart ku mugoroba mu buryo cyangwa se ubundi cyambere Lisandro Martinez kugarira perfect nyine buno buryo bwo kudefanda asanzwe akora perfect icya kabiri passing accuracy nkuko nigeze kubabwira ubwo hari ikiganiro nigeze gukora ubwo Manchester kimara kumuzana mbabwana tension mu ba defense mudakwiye kuzakinisha Lisandro Martinez ntuzamupime kondesho ye cyangwa mbwe icyo kiganiro kuza gufata link yacyo nyipinninga anga muri comment anga mu kirebe nabwe ngo afite metero 175 ariko nabwe ngo ntimuzajye n'umusore imwe mugiye cyazo kondesho ye
the guy afite detente ku rwego rwo hejuru, the guy hasi ku matakara batya ku mugoroba twabonye witwa ni nama yabaye man of the match. Martinez yagize umukino uteye ubwoba. Ibana yatwetse ko ari umukino Manchester City. Inshuti yanjye yari Magwaye, ndagusengeye we. Magwaye we. Ndagusengeye nimba hari ikintu Eric Ten Hag adakwiye gukora ikosa iryo ari ryose. Nugucokoza no defense afite y'abakinnyi babiri. Bakomeze muri spirit ubundi Manchester ibintu bizabone. Ku ruhande rwanjye Lisandro Martinez 9/10. Amuriti 9/10 ndayamuhaye. Ni ne nabaye man of the match. Yagize umukino mwiza cyane kabisa. Mwiza ku rwego rwo hejuru. Undi mukinnyi sasa. Tarel Marasya yigiye korwa cyane n'ubundi no kuba yahagarika avanye nka bamosara, ntabwo byari byoroshye, ariko imbaraga yari afite mu mukino. Ubundi ntabwo wakira Premier League dufite imbaraga. Iki cyana n'igisore bagira ngo kiracyari manzi. Tarel Marasya banza kiri imanzi zo kugabeshya. Yagize match ku mugoroba afite imbaraga ziteye ubwoba, zamuka manuko kubita abantu cyangwa kurana ni ikimasa. Yabana yafashe witwa Musara, uruhande rw'ibumoso rwa Manchester United rurakomera, Liverpool ibura ukuntu bigenza biranga neza. Undi musore Christian Eriksen yari umukinnyi mu byukuri uri wabonaga ko passing accuracy yari hejuru cyane, ni umukinnyi wakomeje gukora cyane ku mukino utangiye kuri ndavuye mu kibuga. Yakoze kuri rwego rw'ejo cyane kabisa, cyane mu kumenya uko aribuze kuza gukina umupira yarafite. Yakunze kumeneza cyane defense ya Liverpool bitutse ku mipira y'imiterekano yateraga n'ama long passes yateraga muri noza muri box area, arabagora mu buryo bw'ishyanga subundi. Ku ruhande rwanjye Christian Eriksen nameze amatari 7/10. Undi Scott McTominay agomba gukora cyane kuko arabizi ko haje noneho ugomba kuzafata umwanya Casemiro, ariko twabonye combativity yo hejuru ya Scott McTominay n'ahandi adafite umupira. Yari umukinnyi wo gukora cyane n'ahandi adafite umupira kabisa. None nijya abone umupira uburyo ukinagamo ku mugoroba cyase reka Manchester itsinda ari bikwiriye kabisa. Yagize umukino mwiza cyane pe, nta mukinnyi wa Manchester utari mu mukino, bose bari batyaye ku mugoroba. So ku ruhande rwa Scott McTominay nawe amanota 7/10. Jadon Sancho finishing iri class, finishing iri bien, finishing iri bombo. Ya finishing iri mu bwenge bwinshi, ya finishing iri mu discipline, ya finishing iri mu kudahubagurika. Atsinze ku cyambere Liverpool cyatuye Manchester bapoze. Jadon Sancho utakubaganye cyane ubwo yabaga adafite umupira, ajya umukiriya afite umupira agira ibintu akora, ariko Jadon Sancho mukumenya ngo nimba ntafite umupira ndaza gukora iki. Ako kantu yakoze ku mugoroba katumye ikipe twa Liverpool yibura burundu. Numwe mu bakinnyi ba pressinze Liverpool ku rwego rwo hejuru. Numwe mu bakinnyi ba ikambabwiza ukuri. Iyi attaque Manchester yabanzemo iyo kisenza kuza kuba yayibanjemo. Shasu uko bashana ntago n'umuvandimwe, ariko yari kugabanya imbaraga bari bafite. Ba pressingaga Lashi, Sancho, Elanga ba pressinze defense ya Liverpool, utubona ko batari pose. Utubona ko ari ikibazo. Sancho ku ruhande rwanjye amatari 7/10. Bruno Fernandes nyuma y'igihe kirekire yongeye kutweka Bruno Fernandes wa nyawe. Sizi mpamvu akoze kucyari gukina, sinzi namwe niko mibona, ariko kucyari gukina Cristiano Mahari yabona utazi ukuntu bimeze. Ubona nyine responsibility zimeze nkaho zagiye, kandi yafashe responsibility akenshi ubona bikona guhereza umusaruro Manchester United. Ariko umugoroba nyine wabonaga ko byagarutse. Abantu batangiye kubaza ngo izi ngaruka nziza zo kudakina na Cristiano kuri Bruno Fernandes. Yagiye agerageza gukora amadeve menshi mu kibuga. Hari ahantu noneho babakoze n'ikarita umuntu ko Dave yakoze ashaka penalty ku gitego, ashaka igitego cya gatatu, ariko muri rusange Fernandes urambaye na brassard ya Manchester ku mugoroba yagize umukino mwiza cyane. For me akuriye amanota 8/10. Anthony Elanga nawe ni umukino ugize umukino mwiza cyane. Hari igitego yagushije ku bitapoto, nanone ku kazi gakomeye kakozwe na Fernandes yakoze tackle umupira ashaka kutanga Van Dijk, aranamutanga koko. Ugarukira Anthony Elanga awutera dixième poto, uragenda ku igiti kizamujya hanze. Yari yamaze no gusebera umvanwe, yari yakibaza kubita igiti kizamujya hanze kabisa. Yagize umukino mwiza cyane, aho yaje kuvamo nyine muri half time akaza Anthony Martial, ariko muri iyo minota yakinnye 45 ngiye kurande rwanjye na mweza amatari 7/10. Marcus Rashford ikintu cyitwa press kuva imbere, press kurinda tsinze n'igitego, press Liverpool yumvisha Rashford kabisa. Yari ifite ikintu cyitwa icyizere ku rwego rwo hejuru. Uzi ko Rashford amaze gutsinda Liverpool ibitego 5 kuva yazamuka.
Ibana ubu nuvuga ngo iyo ageze kuri Liverpool hari ikintu bitanga no gusya utanzitse. Iyo ageze kuri Liverpool ikintu bitanga no gusya utanzitse. Rash ku mugoroba yari umukino mwiza cyane. Ku ruhande rwanjye akwiriye amanota 8 ku 10 setu. Ya ubundi abakinnyi babiri mbona bagize umukino mwiza kurenza abandi bose muri Manchester kuri jewe. Ni Marcus Rashford. Nubwo urumva bose bajya amanota meza amanota ngiye mbahaye na amanota hejuru ko nyine nta mukinnyi mu biro muri Manchester ku mugoroba mu byukuri. So ariko witwa Marcus Rashford, witwa Lisandro Martinez, witwa Bruno Fernandes, abakinnyi uko ari batatu kuri jewe bari fantastic kabisa. Munyemerere nshimire cyane umutoza witwa Erik ten Hag. Nawe ujya muri comment ujya muri comment wandika ngo thanks ten Hag. Niba udafana nibi ntango bivuga ngo nuko nasimfa na Manchester Nababwiye, ariko ngiye nkunda ko ikipe zikomeye zimeze neza. Ndabikunda cyane kabisa ko ikipe zikomeye zimeze neza. Munyemere mbabura ujya muri comment niba udafana Manchester ariko wishimira ibyo Manchester ko wumva ko yakwemeje nk'umusportif, nk'umuntu ukunda umupira, nk'umuntu Manchester yemeje. Jya muri comment unyandikire ngo thanks ten Hag. Thanks ten Hag. Ten Hag mpamvu ngo wandike thanks ten Hag no kubera iki? Big decisions have been taken kandi byatanze umusaruro. Ibyemezo bikomeye byafashwe kandi byatanze umusaruro. Kureba kapiteni twari Maguire yakovuga ati you are out in this game. Cristiano, you're going to be on bench in this game. Ayo na amazina birakomeye anaremere cyane. Umwe ni kapiteni, undi ni kizigenza twe turumuzigiza na ujye umudiskitaho. Ibyo ni byemezo ubisaba kuba umuntu ukomeye umufata byemezo biremereye kugira ngo ufate icyemezo nk'icyo ngicyo. Sibyo? Ten Hag mbawuri muri comment nyo cyuti thanks Ten Hag. Yatujyoheje umupira mu byukuri. Yatumye turi umupira turyohewe cyane. Nabikunze cyane mu byukuri. Ni ute sasa agiye kuri kipe Liverpool amanota yabo ni hafi ya nta ngo mbitindaho. Well, Aston Becker yize umukino mwiza ku ruhande rwanjye. Hari amaseve agiye kuramo anakomeye amwe namwe. Ariko nko ku gitego cya mbere nta kintu bamushinja. Mu byukuri nta kintu bamushinja mu byukuri ku gitego kinzwe na Jadon Sancho. Icya kabiri cya Marcus Rashford nta kintu bamushinja. Hari kuko nyine ikipe yitwaye nabi to me namwe amanota 6 ku 10. Uwa kabiri Trent Alexander-Arnold. To be honest, ijoro ryo ku mugoroba kuri Trent ni ijoro ryo kwibagirwa. Uyu muvandimwe witwa Alexander Trent-Arnold Evan bamufasha witwa Anthony Elanga, witwa Terrell Marcia, ndetse nono Elanga akajya hindanya na Rashford baramukomagura mu gice cya mbere bamugiye gisenzegeri. Bamugize igisenzegeri kabisa baramwemeza baramwemeza Elanga yamuzize Zose. Elanga nena wanamweshe carton jaune. So kurande rwanjye rero zo Trent inshuti yanjye amagara yihangane ntaga kwere kubona motarinza 3 muri uyu mukino. Niyo nanjye muhaye. Joel Gomez intensité Manchester United kuri we yamugoye. Byasaga no defense Liverpool ifite ibibazo byinshi bitandukanye. Ntago yagize ikintu gihambaye yafashe ikipe Liverpool kurande rwanjye kameza amatagira kuri 5. Virgil van Dijk expectations ni reality by'abantu bitandukanye. Byamunani no ku gitego cya Sancho cya mbere cyo ebana amakosa Van Dijk yo guhagara haragategereza abango se aratera he no harayitwaye nabi nk'umu defense ne mpamvu na Jamie Carragher bigarutse harayitwaye nabi nk'umu defense yagombaga umwe kwegera Sancho akagabanya espace yagombaga kumuheza izamu kuko yarari kwizamu yagombaga kumwegera akagabanya espace yizamu yamuhaye umwe wasanga n'umusaba byari gutanga wenda akaba yamushota bikabyagiye ukuri kuntu bigenda. So Van Dijk umukino wagize nagwa ari mwiza to me amanota 5 kuri we arabaye. Roberto cyase Andrew Barson ruhande rwe witwa Terrell Marcia yamuhize aramunesha, witwa Rash bamuhuriraho baramunesha, ariko ntako atari yagize ariko nyine bamurushije imbaraga. So kuruhande rwanjye nkumva ko akwiriye nibara amanota 6 ku 10. Umwe mu bakiriya Liverpool bagize umukino mwiza ni Harvey Elliott. Kibuga hagati yagize umukino mwiza cyane yirukanse mu buryo bwose bushoboka, yagerageje guhuza igice cy'ubusatizi n'igice cy'ubwugarizi mu buryo bwiza cyane. Yagize uruhare rukomeye cyane ku gitego cyatsinzwe na Mohamed Salah. Byari byiza mu byukuri kurande rwanjye n'impamvu numva na meza amatagira kuri 6 n'igice ku 10. Hanyuma Captain Jordan Anderson. Well, yakoze Jordan Anderson yakoze by the way. Mutaza kumva mvuga ko yatanze igitego cya kabiri ariko muri rusange yagize umukino utari mubi cyane nubwo bidashamaje none kuko amabato menshi mu kibuga hagati yatsinzwe ntago ugeze abasha kuyanesha mu byukuri, ariko ikosa akoze ryo
nyine niba nabyita to be lazy niba nabyita to be sloppy suko nabyita ku gitego cya kabiri yarambuye akaguru kugera ku mupira biranga bituma umupira usanga Anthony Martial yawufashe direct kwita pass imbere kwa Rush baba bizeneza ko mukwiruka nta mugarura Rush afite igitego cya kabiri so navuga ko Jordan Anderson yakigize mu ruhare to me amanota atandatu kuri Jordan Anderson nayo James Milner bakiranaga mu kibuga hagati James Milner ku gitego cya mbere cya Sancho abanje mukombesha ubutaka kora umwana cenga umusaza cyangwa abirenze babanje mukombesha ubutaka bamaze kumukombesha ubutaka amaze kurigata fresh abate ngo haguruka umwana atsinda igitego none James Milner agenda Van Dijk atakuva Van Dijk uri kwena ibintu uri kunkorera bati siko naryamye basi nawe yuzuga funga expanse bati kuba ngiye banchenze naryamye nagiye hasi namaze kurambarara basi nawe yuzuga kugeta ufunga ukomeza umwanya mutoya hago nyene yaryamye maze kuri Van Dijk nawe aragenda ibere inyuma ari adepoza neza cyane yitonze plasma nziza Mohamed Salah Icyicambere cya Mohamed Salah harahantu byageze bukabona ko byatangiye kuba byiza ariko mu byukuri ntago byari bihambaye cyane uretse igitego yaje kuza gutsinda nawe ntago muri mukino twamubonye cyane kurande rwa Mohamed Salah afite amatata 3-10 umukino yumvaga ntashaka kuvugaho Roberto Firmino akonyeka muvuga ko yakiri mukino Roberto Firmino nshuti yanjye y'amagara I think it's time to leave this club I'm sorry to say cause ibyo utanga ntago ari byinshi ibyo Liverpool gusaba cyangwa se ibyo gakuri kubereza ikipe nka Liverpool n'ibyo utanga it's really different biratandukanye cyane Liverpool Firmino utinya kuko egabara arikira abantu batazi iyo uri rutayiza muri 9 ntukunde kugonga aba defenseur b'ikipe muhanganye ubahereza umudendezo ubahereza kwidagadura none bakaba banazamuka batuza bagakina umukino wabo bari pose ibyo ngibyo bikemera ikipe kuba yakina neza no Firmino imikinire yawe cyukuriza ko nko kujya muri Juventus ukajya ukina kuri nimero 10 inyuma ya Vlahovic wari gukina neza ariko kujya nimero 9 sha kumugwana abanye impamvu zatuma Liverpool yemera gutarukana Firmino kabisa sinzi ntabwo ashaka kujya muri Noses ariko Firmino y'abantu uradesova cyagezwe ari cyo kumana ngo umeni desove ame to desove kabisa witwa Roberto Firmino Luis Diaz ku mugoroba nawe yagize umukino mwiza mu byukuri ariko akazi ka Diego Dore yakoze katunye bisa n'ibijigamo byinshi ariko ubona ko physicality yari hejuru yagejeje gukora cyane mu byukuri kurande rwanya nawe namweza mutagera kuri 7 ku 10 Jurgen Klopp nyuma y'imvune afite muri mediane ubwo none nyongezeho nyuma y'imvune yagize muri yarafite muri mediane z'abakinnyi badahari zatumye mediane Manchester musumbya urabibona ko yamusumbije so kurande rwanye amusori ku mvune wagize ariko ku rundi ruhande none umutoza yaguhize ntabwo bitinda umutoza yaguhize yagutsinze kurande rwanye nkagwiza amatagira kuri 6 ku 10 nkakubwa ni ayo arabaye kabisa atandatu nayo ngayo mu gusoza reka nsoze kuri kano kantu ngiye kubabaza ese mwe munkurikiye kano kanya ufite iyo ndi kugana namwe mba ndi kugana n'aba sportif kurenza uko ndi kugana n'abafana mba ndi kugana n'abantu bakunda umupira kurenza uko ndi kugana n'umufana Man U Arsenal wa Tottenham Liverpool wa Chelsea Liverpool yaba izamisinga Sadio Mane that's my question icyo nicyo kibazo cyanjye jya muri comment yandikire umenye igitekerezo icyo cyose ushaka nucyandika kare mu kiganiro gikurikira ndaza guta ngiheraho ndagisoma ese Liverpool izamisinga Sadio Mane ukurikije ko abanyamaco ku mugoroba ibindi bisanga muri comment urakoze cyane ko nije umwanya wawe urakoze cyane ko uteza amatwi kino kiganiro Imana igumugisha nkwifuza kugira umunsi mwiza uhaho ronke ariko humba ntaho ngiye kuza mu kanya no twinjiye mu bindi byinshi biri kuvuga ku yakano kanya muri sport